niba umwuka akubwiye ngo ibi wibyamba iterambere rizabizana ariko umwuka ntiyabyemeye niba umwuka akubwiye ngo aha ntuzahicare iterambere rizagusaba kuhicara ariko umwuka we ntabishaka niba wumvira umwuka wikora ibyo umwuka adashaka wikora ibyo umwuka adashaka ntabishaka ni nako kuyoborwa n'umwuka niko kwigarurirwa n'umwuka noneho umuntu uteye atyo wibuze ibyo akunda kugira ngo anezeze umwuka niba ubona hari imbaraga ziri gukora mu buryo butandukanye n'uko ibyanditswe bibivuga wijya gusobanuza abandi wisobanuza abandi imana nimenyekanira muri wowe imana ishimwe ntuzigere ushaka kwitirirwa imirimo imana yakoze kuko uko kwishyira hejuru bituma uboneka mu bantu ukabura ku mana ntiwongera gukunda imana kandi ikimenyetso cy'uko udakunda imana ntukumbura amateraniro ikimenyetso cy'uko udakunda imana ntukumbura gusenga ikimenyetso cy'uko udakunda imana ntukumbura ijuru ikimenyetso cy'uko udakunda imana hari ikimenyetso kiranga abantu bafite umwuma ariko batazashira inyota ijwi ry'umukanguzi ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka kw'irembo nuko ari kw'irembo Yesu araje kandi ageze kw'irembo maze mu isi yagizwe nshya tuzaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakiba maze mu isi yagizwe nshya tuzaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara kw'irembo nuko ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo iki tukiririmbe twese tubitekereza bakurikije ijwi ry'umukanguzi dutekereza iki kw'irembo Kristo Yesu ari kw'irembo hari igihe akomangisha ibimenyetso hari igihe akomangisha imiburo hari igihe atwibutsa ibyashize hari n'igihe atubwira ibigiye kuba uko ni ugukomanga kwa Kristo ageze kw'irembo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka nta na kimwe kitagaragaye ishyanga ritera irindi shyanga abantu barikakaza bakunda imiya abantu bishyira hejuru abantu babaye indakoreka ni abantu bakora iby'isoni nkeya ibyerekana kuza k'umwami biriho byarimbuje Sodomu na Gomora bisa n'ibiriho none ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka Imana iturengera amen Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba ahimbazwe turabakiriye mwese aho muri tubakiriye mu rugo rw'Imana kandi ni iby'igiciro kubana natwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza twashyiriweho kugira ngo
ubutumwa bwa Kristo bwakuke kandi muri bose. Dushimiye Imana rero mwe mwese mutugannye ari ubwa mbere, reka tubasabe niba munyurwa n'ibiganiro byose dukora bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, mukoreshe ya mubisangiza abandi, ariko kandi niba unyuzwe reka tugusaba ukore subscribe ku ijwi. Ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na mwene data Jeanne Kwizera, imbere yacu murahabona mwene data Aniseti. Mwe mwese turabakiriye, nimugire amahoro ya Kristo. Mwene data Aniseti turakwakiriye. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Aha muhatinze umutima. Haleluya. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose bakwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Amen. Imana ibaha umugisha. Nk'uko mwene data babwiye, nitwa Aniseti, ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ijambo ry'Imana mu byanditswe byera. Amen. Cyangwa se mwihishurirwa uko Imana iduhaye, ariko nabwo kandi ntiduhishurirwa ibiri inyuma y'ibyanditswe byera. Rero tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Imana iduhana umugisha. Sinzi niba ari ibihe byateye ubwoba, ariko numva nabwira umuntu warukijwe ngo niyongeremo imbaraga. Umuntu wumvaga ari intwari ndumva namubwira ngo twarana. Umunyembaraga ndumva namubwira ngo ngera uzigame izindi mbaraga. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dutegura imitima, hanyuma dusenge twese dufatikanyije kugira ngo ibiganiro byacu biberwe n'Imana. Tubahe ikaze. Mana, turagushimiye, uri Imana y'agakiza kacu. Imana ishimwe. Ibyo ni wowe tubikesha. Wowe bendera ry'abakwizera. Kwitwa abizera ntabwo twari kwizera ntawo kwizerwa uhari, n'ubundi ni we banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza. Impamvu twizeye ni uko uhari wowe wo kwizerwa. Iyo ni imirimo yawe, kandi kugira ngo ube Imana yizerwa ni uko ukiranuka, ni uko uri Imana y'agakiza, ugira ubuntu n'ibambe, wibuza kurakara. Ntabwo ujya udutsembesha umujinya uduhoye gukiranirwa kwacu, ahubwo utugaruza neza. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ninde waziciraho iteka kandi ari we wazicunguye. Kandi ijambo ryawe rirongera rirambwira ngo ubwo utimanye umwana wawe Kristo Yesu uzabura gute kumuduhana n'ibindi byose. Dusenze dutyo kugira ngo usubize bene data bafite ibindi byifuzo ku mutima, ariko ikiruta byose wongere uhembure ubugingo bwacu tube bazima muri Kristo Yesu, kugira ngo nituvuga Imana twumve. Umuntu usenga agomba kuba afite ubugingo, kandi ubwo bugingo ni Kristo. Muri Kristo harimo ubuzima bw'Imana. Ijambo ryawe ryaravuze ngo washimye ko kuzura kose k'Imana byuzurira muri Kristo Yesu, urangije uramuduha. Ubwo rero tumufite dutyo, reka tuvuge ngo imibereho y'Imana muri twebwe yongere iba upgraded. Ntabwo
ntabwo twayitekereza ku rugero rungana na situwasiyo turimo cyangwa sirikonsitanse runaka, ariko urugero rw'Imana twarutekereza mu mbaraga zo gukiranuka, twarubonera mu gakiza, twarubonera mu rukundo. Imana y'agakiza yihishure, tukubone tukumve, mpinduka z'ubukristo zigaragare muri twebwe kugira ngo tuneshe isi, dutsinde mu izina rya Yesu. Ndagushimiye, bana natwe, utugirire neza, ikiruta byose wubaka ubugingo bwacu. Mana, nsengeye umuntu wari waraguye, nsengeye umuntu wumva umutima we hari ijwi riri kuvugiramo ry'intabaza rimubwira ngo byuka, umuntu umaze iminsi ari umupushinga, umuhatiriza, umuhata. Imana ishimwe, ijambo ryawe rimuhata ngo abyuke yongere asenge. Ndasenze kugira ngo umwunge mu imbaraga z'umunsi w'ejo, kugira ngo abe umutsinzi muri Kristo Yesu. Ndabigushimiye kubwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Amen. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Imana ishimwe. Yesu amaze kurangiza byose, nk'uko yari avuye mu ijuru, yaje afite misiyo yari imuzanye mu isi, ariko misiyo ndende yari afite yari misiyo yo gupfa. Hanyuma amaze gupfa, ntabwo urupfu rwamuheranye, yaje kuzuka. Azutse ntiyazutse wenyine, ahubwo yazukanye n'abandi bera. Imana ishimwe. Ngira ngo niyo yari misiyo ahubwo yo gutsinda urupfu, apana gupfa. Yego, gutsinda urupfu, kurutsinda. Imana ishimwe. Amaze gukora byose nk'uko yari abiteganyije imbere ye, yahuriye n'abigishwa ku musozi wa Elayono. Bahagiranye ikiganiro, baraganiriye, ariko muri byinshi baganiriye yarababwiye ngo ndagiye ariko nzaboherereza undi. Yego, nzabaha umufasha. Nzaboherereza undi. Ni ukuvuga ngo njye simpari, ariko nzaboherereza undi. Imana ishimwe. Undi yavugaga ni Umwuka Wera. Ndagira ngo tuganire, mutuganirize, tuganire na bene data ku mikorere y'umwuka n'imikoreshereze y'Umwuka Wera. Imikorere y'Umwuka Wera n'imikoreshereze y'Umwuka Wera. Ibi bintu umwuka akora ate? Dukwiye gukoresha umwuka twahawe gute? Imana ibaha umugisha. Misiyo ya Kristo kwari ukuducungura, ariko kunesha urupfu, kuko urupfu yaraje kurwana narwo, n'urwari rwaramaze kumira. Abantu bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Njya nkunda kubivuga ku ijwi ry'umukanguzi, ubundi ducungurwa njye simvuga ngo sindi buze kuvuga ngo yadukijije ibyaha. Cyo ni ikintu cyoroshye, ahubwo ibyaha byo byari byaratwishe, ntitwari turiho, ahubwo yatuzuye adukuye mu rupfu twatewe n'ibyaha. Tumaze kuzuranwa na Kristo, aduha kwicara iburyo bw'Imana. Nk'uko ubivuze, ngaruka ngasubiza icyo wari uvuze. Ubusanzwe misiyo ya Kristo ni ugucungura, ni ukudusimbura. Ikinyarwanda bita gucungura kirakonfyuzinze ukuntu, ko gucungura ni ugusimburwa mu makuba, hanyuma ni ugusimburana. Usimbuye mu makuba akajya kwishima ibyishimo wishimaga, wowe ukajya kubabara uko yababaraga. Ni ukuvuga ngo yababaye umubabaro wacu, intimba zacu nizo yishyizeho, hanyuma twebwe tujya kwishima ibyishimo bye, kuko twaserebuye umuzuko tutanyuze mu rupfu, ariko urupfu turunyuramo mu buryo bwo kwizera, kuko twari twarishwe n'urupfu deja ruturutse ku byaha. Hanyuma tumaze kuzuranwa na Kristo, Kristo abonye tubaye bazima, twari duhawe ubuzima bwitwa ubugingo. Ubugingo nababwiye ko atari imibereho y'umwuka, ahubwo ni ubuzima bw'umuntu uri mu mubiri ufite kamere ihindutse. Yego, ubwo nibwo bugingo butura muri twe, kuko ubugingo bukorera muri twebwe, burafatika, burumvwa, buranagaragara. Ikintu kigaragara rero ntabwo kiba kiri mu mwuka, kiba cyamaze kuza mu bifatika. Niyo mpamvu imbuto z'ubugingo, kuba dufite ubugingo bwa Kristo muri twebwe, ubu bugingo burera, bwera imbuto nzima. Imana ishimwe. Noneho tumaze kugira ubugingo, Kristo yaragiye, abwira abigishwa ngo simbasize nk'imfubyi. Aravuga ngo igihe kirageze ab'isi ntibabe bakimbona. Umuntu wese udukurikiranye nonaha, utumva ko Kristo ahari, utumva ko Kristo ariho, Yesu yagaragaje icyiciro arimo. Yaravuze ngo ab'isi ntibazambona. Ubwo umuntu wese utabona Kristo ari mu b'isi. Ariko aravuga ngo ariko mwebweho
muzaba mumbona kuko tuzabana iteka, nzaza aho muri, nzaboherereza umufasha, sibyo? kandi umufasha azabemeza, azabatsindira, azenda ku bya data bibahe. ni ugufata ku bya data. abantu bari mu Burundi ikinyarwanda n'ikirundi hari igihe biturana ariko ntibivuge kimwe. azafata ku bya data abibahe, azafata ku byo nasezeranye abibahe, avuga imirimo umwuka azakora. ariko anabwira abigishwa ngo muzahabwa imbaraga. bivuze ko umuntu wamaze guhinduka mu bitekerezo, yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, aba abyawe n'umwuka ariko ategereje guhabwa imbaraga z'umwuka. imbaraga z'umwuka rero Yesu arababwira ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo. Imana ishimwe. muzaba abagabo bo guhamya kuva Yerusalemu. Yerusalemu abo yaravuze muzahamiriza abatambyi, abo mu nzu yitiriwe ko bera nyamara batera muzabahamiriza, kuko umwuka azaba ari muri mwe. kabiri mu Gisamariya, aho hari mu mahanga, kandi Samariya hari ubwoko bwatandukanijwe nabo. aravuze ngo ubwo ni igisobanuro cyiza cyo kuvuga ngo umwuka azabahuza n'abo mwatatanye, azongera abunge mu bumwe, azabagira umwe mu Gisamariya. noneho ntimugume i Samariya, mujye no ku mpera z'isi hose. na bamwe badakomoka kuri mwebwe bari abanyamahanga ku bw'isezerano, nabo ubutumwa bwiza azagerayo. iyo ni imirimo umwuka agomba gukora. noneho iyo tuvuga umwuka tuba tuvuga imibereho y'ubumana mu buzima bw'umuntu ufite ubugingo. nicyo cyitwa umwuka wera. ko umwuka wera ntago ubundi umuntu ntamuvuga ngo uwo bamubwiye amwumve, ahubwo umwuka wera umuntu aramwakira, uwo atuyemo akamwumva. umwuka wera ameze nk'imbaraga z'ibitekerezo. nta muntu ushobora kumenya ibitekerezo byanjye ntavuze. n'umwuka wera rero kugira ngo agaragare ni uko akora. amen. imvugo y'umwuka ni ugukora. gukora k'umwuka rero kwibanze ntabwo ari ibitangaza, ahubwo ni uko ahindura umuntu arimo, aguha impinduka. noneho gukora k'umwuka agaragaza ubugwaneza. umwuka wera arusha ibintu byose kuremera. umwuka arusha ibintu byose kuremera. reka nsacingira ijambo. nabonye hari bene data basigaye babikabiriza ngo ngewe ndafise ubwoba mugabo, ngo ariko araraba ngo ijambo ry'Imana muri telefone. izo comment narazibonye. kureba mu ijambo ry'Imana muri telefone nicyo giteye ubwoba. ari n'uwavuze ngo iyo muvuze ngo indimi z'umwuka ngira ubwoba, ahubwo kuzura umwuka ntugire ururimi rw'umwuka nabyo burya ni ikibazo. uretse ko bitatuma utajya mu ijuru, ariko ururimi rw'umwuka ruraryoha. none se niba iwabo bagira ururimi rutandukanye n'urw'iwacu, ibihugu bigira indimi, kuki yumva igihugu cyo mu ijuru nta rurimi cyagira? kandebe iri jambo muri hangana ndisakinge. ni nayo mpamvu akenshi tuba dukoresha telefone kuko kuribona birihuta. yego. Zaburi ya 62 umurongo w'10 aravuga ngo ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. nibashyirwa mu gipimo ntibazika bazateruka. bose bateraniye hamwe umwuka barusha kuremera. Imana ishimwe. imbaraga z'umwuka w'Imana niba zirusha imbaraga abakomeye bose bariho, ni igisobanuro cy'uko umwuka kurimo atakwishyira hejuru, kuko arabizi ko ntawahatanira nawe kuba hejuru. niyo mpamvu nari ngenderera ijambo rivuga ko umuntu ufite umwuka w'Imana aca bugufi. Amen. reka minimize mbe nsubije gakeya. warumbajije ngo umwuka w'Imana akora ate? yego. mbanje gusobanura umwuka ni iki. hari abantu bazi ko umwuka ari impano. umwuka bawugereranya no guhanura. yego. ariko ntabwo ari cyo gisobanuro cyo kugira umwuka, kuko n'umuntu ufite umwuka wa Satani ibyo arabikora. wenda turaza kuhagera niba nabyo biri mu muteguro. umwuka wa Satani ararondora, arerekwa. umwuka wa Satani akora ibitangaza. twaza kureba muri Bibiliya aho ibyo bintu bigaragara
umwuka wa satani amenya ibihishwe, atanga amasezerano akayasohoza. Rero ntabwo igisobanuro cy'umwuka w'Imana ari impano no gukora ibitangaza, ahubwo igisobanuro cy'umwuka w'Imana ni uko daboro umwuka araduhindura. Iyo tumaze guhindurwa n'umwuka tuba tubyawe nawe. Iyo tubyawe n'umwuka aratuyobora. Iyo tuyoborwa n'umwuka aduha imbaraga. Iyo duhawe imbaraga n'umwuka aratuneshereza. Ni uko umwuka w'Imana agenda akora. Noneho turaza kureba gukora kw'impano z'umwuka, niba nari nsubije icyo mwari mumbajije. Murakoze. Turimo turavuga ku mikorere y'umwuka. Umwuka ni gute ashobora gutoranya uwo ashobora gukorana nawe. Turacyari ku mikorere y'umwuka. Ni gute umwuka we ashobora kuguhitamo akagukorana nawe. Ubundi kugira ngo umuntu atoranwe n'Imana abigiramo uruhare. Yego. Hari umuntu Imana ihamagara atabigizemo uruhare, ariko kugira ngo igukoreshe yaguhamagaye ubigiramo uruhare. Urugero, Imana ishobora, n'abantu benshi Imana yagiye ihamagara bakayininira ntibayumvire. Yego. Nta ruhare babigizemo. Ni cya kiganiro twakoraga cy'amahitamo, amahitamo y'umuntu. Ariko Imana ishobora kugutoranya utabigizemo uruhare, ibyo ndabyemera, ariko ntishobora kugukoresha utabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo umwuka yakurambagiza. Ukoresha icyo kinyarwanda uragora abantu mu kubyumva. Umwuka w'Imana, Bibiliya iravuga ngo nta hantu nishimira keretse umuntu ufite umutima umenetse. Hari irindi sezerano Yesu yatanze, aravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Umuntu wese uri kumva iki kiganiro ku ijwi ry'umukanguzi utarabyarwa n'umwuka, kubyarwa n'umwuka ni ukwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo umaze kubyizera uca bugufi, icyo gikorwa kirakorwa. Iyo umaze kwizera Kristo uca bugufi, ukumva ko ibyatumaga byose uba hejuru hari y'Imana ikuruta, hari Imana igusumba, uko ni ukuramya Imana. Iyo uciye bugufi rero uba ubaye igicumbi cy'umwuka. Umwuka aragutoranya akavuga ngo afite umutima umenetse. Ndabaha urugero ku byanditswe byera. Bibiliya itubwira umugabo witwa Dawidi. Dawidi yari umunyabyaha na mbere y'uko ahamagarwa n'Imana. Yari umurwanyi. Dawidi akaba umushumba w'intama za se. Yize gutera ibuye ari ryo arwanisha, arwana n'inyamaswa n'ibindi nk'abana. Yanyuze mu buryo busanzwe nyine nk'uko abana bandi bakura, sibyo? Dawidi yakora icyaha akubarara imbere y'Imana, agaca bugufi. Imana iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka njyewe. Uwo mutima Imana ishaka, wibuke ko ari wo mutima wagambiriye gukora icyaha. Ariko nubwo ukora icyaha ufite imiterere yo kutakigumana, yo kwihana no guca bugufi. Noneho Dawidi yihannye akora ku mutima w'Imana. Umuntu rero wese udukurikiye wumva hari icyaha cyamwizingiyeho, ukaba ushaka gusabana n'umwuka, ca bugufi wihana icyo cyaha kandi ukireke. Amen. Iyo umuntu yihannye akareka ibyo yakoraga, aba abaye umwizerwa mu maso y'Imana. Amen. Iyo ubaye umwizerwa rero, Imana byanze bikunze ikubitsa isezerano ryayo. Hari ijambo nasomye rivuga ngo hahirwa, ariko ni muri Zaburi, hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Uwo muntu arahirwa. Noneho iyo amaze kumwiyegereza akaba mu bikari by'Imana, akarya ibyiza by'ahera ho mu rusengero. Noneho ngo uwo muntu azahwana, ngo azagira ikakama n'itoto no mu busaza bwe. Rero inshuti z'umusaraba, gutoranya kw'Imana ni gute? Hari umuntu ushobora kutubaza ngo Imana yadutoranya gute, nabigenza gute kugira ngo Imana intoranye? Guhitamo no gupyonda, mugani w'ababanyi b'Abarundi, no gupyonda kuri iyo linki, iyo notification wabonye igatuma wumva ijambo ry'Imana, nayo ubwayo ni ugutoranya kwa Kristo. Imana ishimwe, kuko iyo uhamagariwe
iyo uhamagariwe kumva ijambo ry'Imana abandi bafite ibindi bahisemo ariko Imana ikagutoranya ngo wumve ijambo ry'Imana. Amen. Nako ni uguhamagarwa kwa Kristo, ni uguhamagarwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo ibanze ryo guhamagara kw'Imana ihamagara abayizera yabikoze kuri wowe, yaguhamagaye. Icyo usabwa rero, Bibiliya iravuga ngo icyo usabwa ni wumva ijambo ry'Imana ntiwininire, ngo nk'uko abahambere bininiye ari ryo yabakuje muri Egiputa. Wowe urasabwa kwemera no gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rikora. Niko guhamagarwa kw'Imana. Rero umuntu uca bugufi asiga inzu ya se. Niko Imana yabwiye Aburahamu, yaramubwiye ngo siga inzu ya so. Gusiga inzu ya so ntabwo ari ukuyisohokamo, ahubwo ni ugusiga imiterere, identification ya so y'iwanyu, icyo ari cyo. Ni ugusiga ubuhutu, ubutwa n'ubututsi. Dufite abantu baretse ivanguramoko ku mugaragaro, ariko mu ibanga bagendana naryo. Aburahamu nyine Imana arabwira ngo sohoka ugende, uzi utari umukarudaya, uzi utari umukarudaya, uzi uri Aburahamu wizeye wahamagawe. Iramubwira ngo bizatuma nkugira ubwoko. Ni ukuvuga ngo iyo ugumanye ubwoko ntuhinduka ubwoko, kuko uba uri bwo, uba ufite ubundi bwoko. Ariko Imana yabwiye Aburahamu ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Yego, hari ubwo wari uri bwo ariko wasize inzu ya so, butesha agaciro wakira ubw'Imana iguhaye. Rero iyo wasize inzu ya so niko guca bugufi, ugasiga ubutsobe, ugasiga ubucyaba, ugasiga ubushambo, ugasiga ubunyiginya, ubutero, ubusinga, ubugesera, bwabo bwoko bwose muzi, ugasiga ubugowa. Se mwari muzi ko n'abagowa babaho n'Abahinde, burya n'Abahinde bagira abanyiginya, n'Abahinde bagira abanyiginya. Nubwo mu Kinyarwanda umunyiginya muzi aho aturuka bazi ayo mateka, ariko n'Abahinde barabagira. Rero inshuti z'umusaraba, kugira ngo umwuka w'Imana akorere muri wowe ubigiramo uruhare. Narabibabwiye, reka mbisubiremo, hari n'abantu baba batabyumvishe mu kindi kiganiro. Umwuka w'Imana ni imiterere y'Imana, ni imitekerereze y'Imana. Umwuka w'Imana ni nk'uko twavuga umutwe wa niseti. Uvuyeho sinabaho, uvuyeho ntabwo nge naba ndiho. Noneho ni ukuvuga ngo Imana itanafite umwuka ntiyabiriho. Umwuka rero ni ubuzima bw'Imana, ni matsiyeri igize Imana. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo twakiriye umwuka w'Imana tuba dufite imitekerereze y'ubumana muri twe. Imigambi y'Imana, kugambirira kwayo, ubuzima bw'ubumana buba buri muri twebwe. Noneho bwicara mu bugingo, butura mu bugingo, kuko umwuka w'Imana twaboneye muri Kristo, kandi ubugingo dufite mu isi ni Yesu. Ubugingo bw'abizera ni Kristo. Noneho mbibutse ko iyo Bibiliya ivuga ubugingo ibivuga amaraso. Ayo maraso mbibutse ko ari bwo buzima. Amaraso ni ubuzima, nibyo. Iyo amaraso ashize mu muntu arapfa, sibyo? Amaraso arapfa, ariko burya iyo umwuka ugushizemo, umutima uhagaze, umuntu asigarana iminota 7 yo kurezisita. Ya maraso yari ari gukora movements mu bwonko, abagitembera, ariko umutima wuba wamaze guca kare. Ariko amaraso yagushizemo ntunabaho. Gira ise rero ukikubita hasi bikarangira. Si icyo nshaka kuvuga. Icyo nshaka kubabwira, umuntu udafite ubugingo bwa Kristo, twigeze twakora ikiganiro tumugereranya n'ikibiriti kitagira imyambi. Tubona ko umwambi udafite ikibiriti wawurasa, ariko ikibiriti kidafite umwambi ntacyo kimara. N'umubiri rero utarimo ubugingo ntacyo umaze. Ni ukuvuga ngo ubugingo nibwo bucumbikira umwuka, noneho umubiri wo agacumbikira ubugingo. Umuntu wahawe umwuka w'Imana agira uruhare rwo gukonekita ibi bintu bitatu: ubugingo, umubiri n'umwuka. Umwuka ari mu bugingo, ubugingo nabwo buri mu mubiri. Noneho turaza gukora communication kugira ngo umwuka kominikane n'umubiri. Nuko twemera kuyoborwa nawe. Kwemera kuyoborwa n'umwuka nuko dutsinda inaringe, kamere fresh, kamere yacu, imiterere, imico yacu, imitekerereze yacu
tukabwira umwuka ngo yigomororere, tuguhaye ibitekerezo byacu. Hari umuntu tumeze nk'aho turi gufatikanya muri iryo sengesho. Fata imitekerereze yawe uyihe Imana, ubwire Imana ngo nyobora, wongere utekereze mu buzima bw'ubumana. Umwuka w'Imana arabona ubuturo muri wowe. Abahambere barambikaga ibiganza ku bantu bakabasengera bakuzura umwuka wera, ariko impamvu babasengeye bakuzura umwuka babarambitseho ibiganza bari focus kuri Kristo. Ariko twebwe abanone bafite imitekerereze itarizera Yesu, ariko bagashaka gusengerwa. Niyo mpamvu babwira ngo hari ahantu twari turi mu giterane turi kwigisha ku by'umwuka, umuntu ari gusengera abantu arababwira ngo nimuvuge ngo ra uti ndipe uti paul uti la, atangira kubigisha kuvuga indimi batarahabwa umwuka ubaha ururimi. Noneho niyo mpamvu dufite n'abantu bagira ibikorwa bisa n'iby'umwuka kandi atari umwuka. Sinzi niba ntihuse kubivuga, reka mbe ngasubitse. Rero kugira ngo umuntu abyarwe n'umwuka arizera. Iyo umaze kwizera uhabwa ubugingo, iyo umaze guhabwa ubugingo wemera gukora iby'Imana ishaka, ukayoborwa n'Imana uciye bugufi. Iyo uciye bugufi umwuka araza. Imana iguhereza umugisha. Noneho umuntu wamaze kugerwamo n'umwuka, uyu mwuka umuntu akwiye kuwukoresha ate? Abantu bawukoresha gute uyu mwuka bamaze kwakira? Buriya se umuntu niwe ukoresha umwuka cyangwa umuntu akoreshwa n'umwuka? Ni ukuvuga ngo mwabivuzeho, iyo umuntu amaze kugerwamo n'umwuka, umwuka uraguhindura. Yego, umuntu wamaze guhindurwa n'umwuka akwiye kwitwara ate? Umwuka niwe ubiguha Marise. Ni rya jambo Paul avuze ngo ntitukiri abacu ngo twigenge. Ikintu gihari ni kimwe, umuntu ushaka gukorana n'umwuka cyangwa gukoreshwa n'umwuka aca bugufi. Yego. Kuko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa bikabanziriza kurimbuka. Iyo wishize hejuru uri guhakana imbaraga z'Imana iri hejuru ya byose. Ariko iyo uciye bugufi uri guhamya ko umwuka wa Kristo kurimo, ukwemeza guca bugufi nk'uko Kristo yaciye bugufi. Hanyuma uyu muntu ntabwo aba akiyobora. Umwuka aramuneshereza. Ariko nk'uko wari ubibajije, akuneshereza ari muri yakisiyo. Urakshoning, ukora igikorwa cyo guca bugufi mu bitekerezo. Guca bugufi rero no kurwana na kamere. Reka mbabwire kugira ngo umwuka w'Imana kwigarurire, hari ibintu wiyaka wowe, bimwe bikunezeza bikababaza Imana, urabyibuza. Iyo ubyibujije uba ukoze icyo umwuka ashaka, wanze icyo kamere yararikiraga. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo umwuka akunda nibyo kamere yanga. Ibyo kamere ikunda umwuka arabyanga. Iyo ugiye ukora ibikunezeza bibabaza Imana, umwuka aragenda. Nyamara iyo umwuka agiye usigarana amateka y'uko umwuka yari ahari yakoraga. Ushobora gukora nk'uko wakoze cyagiye, ariko udakoreshejwe n'umwuka. Icyo nicyo cyitwa experience. Experience ni ugukora nk'uko usanzwe ukora, cyangwa gukora nk'uko uzi uko abandi bakora. Iyo ni experience, ariko ntuba ukoreshejwe. Rero hari abantu bafite experience y'uko babanye n'umwuka, ariko umwuka akagenda bagasigara bo bakora nk'iby'umwuka, ariko umwuka adahari. Rero kugira ngo ugumane n'umwuka, nuko ikintu cyitwa icyaha cyose ukita icyaha. Ibyo abantu beza ntubyeza, sibyo? Kandi twibutsa abantu ko hari abantu bavuga ngo ibyo byari ibya kera, bakavuga ngo ibyo nibyo muri analogue, nibyo muri antiquité, twe turi muri digital, turi muri digital. Yes, bakavuga ngo twateye imbere. Reka twibutsa abantu ko umwuka adatera imbere. Ijambo riravuga ngo mugumu uko mwahamagawe. Mugumu uko mwahamagawe, uko mwari muri mugihamagarwa. Aba ariko mugumu. Umuntu utera imbere ni umuntu uri kwevariwa, evaluation. Nyine sinzi ukuntu ndi bubivuge, ni urwego uvaho ukajya ku rundi. Umwuka wera urwego yajeho, ni rwo rwego ahoraho, ni rwo rwego anganaho. Nyine umwuka wera angana na nyirawo. We ntatera imbere. Ni imbaraga y'Imana. Iterambere ni ugusiganwa n'ibihe cyangwa kujyaho ibihe bike. Ariko umwuka wera ntaba mu bihe. Yabayeho ibihe bitaraza, arema ibihe, n'ibihe bishize umwuka wera ariho. Rero ntabwo agira iterambere ngo aduhe ibyo dukora ngo nuko ibihe byahindutse. Oya, niba umwuka akubwiye ngo iki ntikinyobwa,
nyine ubwo n'ikinyobwa umwuka ubwo n'ikinyobwa umwuka yaragihakanye reka kunaniza umwuka niba umwuka akubwiye ngo ibi wibyamba iterambere rizabizana ariko umwuka ntiyabyemeye niba umwuka akubwiye ngo aha ntuzahicare iterambere rizagusaba kuhicara ariko umwuka we ntabishaka. niba wumvira umwuka wikora ibyo umwuka adashaka, wikora ibyo umwuka adashaka, umwuka ntabishaka. ni nako kuyoborwa n'umwuka, niko kwigarurirwa n'umwuka. noneho umuntu uteye atyo wibuze ibyo akunda kugira ngo anezeze umwuka, niwe umenywa n'Imana, niwe Imana itoranya, niwe Imana ikoresha, niwe Imana ikoreramo imutuzamo ihumure rya benshi, ni nawe utegeka ibintu bigahinduka. Marise, ntabwo nta mbaraga wowe ugira, ntazo pe. Twari turi kubiganira na bene data, yego, turi kuvuga ku busitani bwo muri gospel. Nibyo umuntu aramenyekana muri gospel, yego, ariko ntakwiriye gufiringa ko azwi. Wakwiriye gufiringa ko azi uwamumenyekaniyemo, kugira ngo ajye ahora aharanira kumenyana nawe. Umuririmbyi yaravuze ngo aranze nanjye none ugomba kumenyekana kuko Kristo amenyekanira muri twe. Ariko kwa kumenyekana ukamekinga shuwa ko ukiziranye na Kristo. Niba Yesu yaragutumye, gumana ubutumwa ariko ugumane n'uwagutumye, nawe umugumane ntumutenguhe. Hari abantu bahabwa ubutumwa bukanyura mu bihangano, hari n'abantu bahabwa ubutumwa bukanyura mu isezerano, hari abantu bahabwa ubutumwa bikanyura mu buhangano, mu bihangano, ubutumwa bukanyura mu bihangano. Yes, ugahanga indirimbo, ari ubutumwa Imana yagushyize muri wowe. Noneho kugira ngo abantu bamenye Imana, nuko Imana yamamaza bya bihangano byawe, kuko yishaka ko ubutumwa bwayo bwamamara, yo yishakira inzira bunyuramo. Noneho ntabwo aba ari experience yawe, si ubuhanga bwawe, ntabwo aba ari uko urusha abandi, ahubwo ni uko gutoranya kw'Imana kuba kwakuzamuye kuri iyo level uriho. Rero tuguhaye amashyi cyangwa muduhaye amashyi, ntaza kubivuga mukagira ngo hari complex tuza abo turi bo, sibyo? Noneho nimuduha amashyi turabizi ko ayo muduhaye saa yacu, ni aya Kristo watumenyekaniyemo. Turabizi neza ko nimuhurura muje kutureba si twe mushaka, ni cya gikorwa umwuka akorera muri twe no muri bya bihangano. Kugira ngo rero ngumane ubuzima bw'umwuka, biransaba kudakunda guhora muri mwe, ahubwo nkunde guhorana n'uwo munshakamo. Wa muhanzi yaririmbye ngo mwana wanjye niwumva isi gukomeye amashyi, uzibuke yego, Imana ishimwe, uzibuke hari ukuntu wari umeze, hari igihe wabayemo ntibagira gutya, ariko kubera ko ubutumwa bwa Kristo buri muri bo bumaze kumenyekana, yego, ibya gutya uzabyibuke, ujye ubyibuka. Uzi uburyo Imana yabwiye Yeremiya umunsi wa mbere ajya guhanura, yatashye anezerewe, abwira Imana ngo ibyo navuze nabi byakoretse. Bimaze gukoreka abantu barabyumva, bakoma amashyi. Imana iramubwira ngo ingano y'amashyi baguhaye niyo nduru bazakuvugiriza, abantu ntubishinge. Rero nari mvuze iki? Imana nimenyekanira muri wowe, ntuzigere ushaka kwitirirwa imirimo Imana yakoze, kuko uko kwishyira hejuru bituma uboneka mu bantu ukabura ku Mana. Iki Kinyarwanda kirumvikana. Uko kwishyira hejuru ujya kwiyitirira iby'Imana yakoze. Reka mbibutse ko ari byo Satani yakoze mu ijuru, ubu ubaye ishusho ya Satani. Ariko nuvuga ngo ibisinge ukoreye mu izina rya Kristo, nawe ibyo yasozaga yaravuga ngo ni ku bwa Data wa twese. Ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Iki kintu Imana iragikunda, kandi uba wapuritse imibereho ya Kristo muri wowe. Imana ishimwe. Amen. Umwuka nakorera muri wowe akakuyobora ukagenda nk'uko umwuka bishaka. Yego.
reka tuvuge ngo n'umubiri uzabaho neza. None umubiri ubaho neza, of course, kuko umubiri ukeneye kwambara, ukeneye kurya, ariko kubera ko wakoze ibyo umwuka ashaka. Marise, ndi hano ku ijwi ry'umukanguzi, biba bwenshiza amanga rwose. Umuntu wubaha Imana aturwa amaturo akwiye Imana. Imana ishimwe. Amen. Abantu bose bajya kuramya Imana, bajya gutura Imana, irababwira ngo nimukore umurimo hariya. Imana ishimwe. Iyo wubashye Imana uturwa amaturo akwiye Imana. Imana ishimwe. Iyo wubashye Imana imigisha yo mu gakiza k'Uwiteka Imana irayigomorora. Iyo wubashye Imana ndakubwiza ukuri ko ugira imibereho, ushobora kugira imibereho idafite ishusho y'ibigaragara, ariko ubayeho neza. Kandi kubaho neza ntabwo ari ugutunga byinshi, ahubwo ni ukunyurwa n'ibyo ufite no kuryoherwa n'ibyo ufite. Noneho hari n'ikirenze kuri icyo, n'imigisha ijya yisuka. Hari igihe imigisha iza mu bigaragara Imana ikayikurundaho. Salomo yaratunze, Imana iramubwira ngo ntawe uzakurusha. Tuzi abantu bubashye Imana, Imana ikabatungisha abayobu. Tureke n'abayobu n'aba Niseti, Imana yaraduhaye kandi n'ubiraduha, sibyo? N'ubiraduha n'abandi, ubwo tuvuza abanditswe natwe. Noneho ntabwo kwizera Imana ntibigira icyuho bitera mu mubiri. Gukorana n'umwuka nta cyuho bitera mu mubiri. Hari abantu bavuga ngo nakoranaga ngo kugira ngo Imana inkoreshe yarabanje irampombye. Nyaga ibyo nari mfite. Tubanze tuganire. Pawulo abyandika yabyise ikinyarwanda cyiza. Yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi bukomeye. Noneho duhite tugaruka, abantu mwumvishe arahombye cyangwa nibwo yatunze ibikomeye? Yatunze ibikomeye kuko ibyo yari afite byose abonye nta gaciro bifite. Noneho ngo ubutunzi bukomeye buruta. Ariko kuronka Kristo, kuki mwita guhomba ibyo mwataye, inyungu y'ibyo mufite yo ntimwitindeho? Hari abantu batinda batubwira aho bavuye, bataratubwira aho bajya n'aho bari. Uyu munsi ubuhamya bizera dushaka ubuhamya bw'umukristo uri kujya mu ijuru. Dushaka ubuhamya bw'umukristo uhagaze ahari kuneshereza isi. Ntabwo dushaka ubuhamya bw'ibyo mwabuze. Burya abo mwavuyemo barabizi, niyo utabitubwira barahari. Nubwo buhamya ntacyo butwaye, buraturemesha. Ibyo wabuze ni iki wungutse? Mu by'ukuri hari ibyo wabuze, ariko se ibyo wabuze uri kubivuga nk'uwahombye. Niba uri kubivuga nk'uwahombye n'ubundi umutima uracyatunze ibyo wabuze, ntabwo uratunga ibyo wasimburiye, ntabwo urahindurirwa. Kandi kungukanya ko nukunguka Kristo. Nukunguka Kristo. Rero mwe gufata Kristo nk'abahomba. Rero umwuka w'Imana akorera mu muntu uciye bugufi, agakorera mu muntu wahaye icyubahiro cy'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana iguhereza umugisha mwinshi. Ngira ngo abo turi kumwe mu kiganiro bari kugenda basobanukirwa imikorere y'umwuka cyangwa imikoreshereze y'umwuka. Uyu muntu wahaho umwuka rero, umwuka akamujyamo akamuyobora, agakora ibyo umwuka ashaka, n'ibyari ashobora kuyoba umwuka akamuvamo. Birashoboka Marise, umwuka ntashobora kwiyirukana, ariko wowe nyiruko utunga umwuka abayemo ushobora kwirukana umwuka akigendera. Umuntu wagiye rero umwuka wamuvuyemo, ikintu cya mbere kibiranga nta rukundo rw'Imana uba ufite. Ntiwongera gukunda Imana, kandi ikimenyetso cy'uko udakunda Imana ntukumbura amateraniro. Ikimenyetso cy'uko udakunda Imana ntukumbura gusenga. Ikimenyetso cy'uko udakunda Imana ntukumbura ijuru. Ikimenyetso cy'uko udakunda Imana urakamuka ukumva n'amagambo avugirwa hitirirwa izina ry'Uwiteka uyakumbuye. Urukundo ruragenda. Urwo rukundo rero iyo rugiye n'abantu urarubaburira. Uyu mwuka rero twawuhawe aduhereza no gukora ibitangaza. Ariko sinzi niba navuga ngo uretse gatoya dutanga urugero. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe ubona ko utagifite uwo mwuka, urukundo, musabuti garuka. Iyo ndirimbo urayibuka? Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo, musa butigaruka. Yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musa butigaruka. Ni ukuvuga ngo iyo uyobowe n'umubiri, umwuka arigendera.
urakoze kuko umwuka ntaho yaba ari. yego narivuze ngo uyu mwuka twahawe cyangwa uyu mwuka wamaze kugera muri twe aduha no gukora ibitangaza. ariko ntabwo ari twese ntabwo ari twese dukora ibitangaza. aratoranya, ntabwo abantu bose bafite umwuka wera bakora ibitangaza. yego gusa bo ubwabo niyo batakora ibitangaza ariko bo aba ari ibitangaza. na Satani akora ibitangaza. yego hari umwuka ushobora guturuka kuri Satani ukora ibitangaza, ntabwo tubishidikanya, uko niko kuri. ariko akenshi uyu mwuka wa Satani ukora ibitangaza n'umwuka uturuka ku Uwiteka ukora ibitangaza, ni gute dushobora kubirobanura? kuko akenshi tubona bisa, kandi n'ababikora bose babikora mu izina ry'Uwiteka. reka tubibwire abanyabwenge batari abanyamwuka. yego ariko abanyamwuka bo si ngombwa ngo ibi babyumve, kuko umunyamwuka amenya ko umwuka ari we ukoze. yego iyo ufite umwuka arakubwira ngo ni njye cyangwa si njye. yego kuko umwuka niwe ugenzura yego undi mwuka. niko Bibiliya ivuga. iby'umwuka bigenzuzwa iby'umwuka bindi. yego ko Bibiliya ivuga setu nta kirureza. ku banyabwenge igisobanuro cy'uko umwuka ari we ukoze ni uko umwuka akora ku mubiri yabanje guhera mu bugingo. umwuka ahinguka ku mubiri yahereye mu bugingo. ntabwo akiza umubiri yego ubugingo bukirwaye. akiza ubugingo yarangiza agakiza umubiri. yego icya kabiri ku banyabwenge igitangaza cyose gikozwe ni uko kiba gihesha Imana icyubahiro. yego cya gitangaza gihesha Imana icyubahiro ryari iyo nyiri ugukorerwa igitangaza yakiriye n'impinduka zimuhesha kubaha Imana. yego ku buryo imbuto z'ubumana, imbuto z'ubukristo ziba zigaragara muri uyu muntu nk'uwahinduwe na Kristo. Imana ishimwe. ariko iyo wakiriye igitangaza ntiwakira impinduka, nagira ngo mbabwire ko igitangaza cya mbere nabibabwiye umwuka dukorera ni uko aduhindura mbere yo kuduha ibyo dushaka. Imana ishimwe. rero umwuka utaraguhinduye ariko akaguha ntabwo ari umwuka uturuka ku Mana. araguhindura akaguha. niyo aguhaye utarahinduka, ibyo aguhaye nibyo aguhinduza. rero iyo utunze ibyavuye muri ibyo bitangaza ntibiguhindure, ntabwo biba biturutse ku Mana. iteka ryose ikimenyetso cy'uko wafashe umuriro ni uko ushya. n'umwuka niko uteye. ntabwo wanyagirwa ngo ubure gutoha. marise ntibibaho. biragaragara ko wanyagiwe. ntabwo waterura umuriro ngo ubure gushya. hari ikimenyetso byanze bikunze gikorwa kikagaragaza ko uyu muntu ari umwuka we ukoze ibitangaza. rero niba utubwira ngo waranyagiwe ntutohe, twebwe turabizi ko uri kutubeshya. kandi ikimenyetso cy'uko imvura yakunyagiye ni uko turi kubona watoshye. urakoze. rero umwuka iyo akoze ahera mu bugingo, kuko niyo misiyo ye. ntabwo umwuka ajya atinda ku bizarangira. umwuka ashobora kuguha imodokari ariko bigahindura ubugingo bwawe, ntabwo aguha ibikugusha. none se iyo modokari ku ruhande rw'umwuka imaze iki? byaba bimeze nka muganga uguha ikinini kitavura indwara urwaye. kandi Imana irabizi ko imodokari izasigara inaha, ariko umuntu wahindutse ajye mu ijuru. niguha imodoka ugasigarana nayo ntacyo byari bimaze. Imana ntigikora gutyo rero. wowe Aniseti ni icyo wakorera umuntu kugira ngo ahabwe umwuka wera? kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera ni iki namukorera? kumubwira ibi byose maze kuvuga. ahubwo hari umuntu udukurikiye wumva hari icyo twakoze. ahubwo udukurikiye we arumva hari icyo twakoze, ko ngewe ndumva hari icyo nakoze. icyo nakoze ni iki? ibyo tumaze kuvuga byose. wakoze ibyo wagombaga gukora. yego, kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza nibyo bimuhindura agahabwa umwuka wera. kandi ndumva natwe twabwirije ubutumwa bwiza. noneho ngewe icyo nicyo nakora cyonyine. nawe rero iyo maze gukora umurimo wanjye aba asigaje uwo kwizera, wo kwemera ibyo yumvise Imana iducishamo. Imana iguhereze umugisha mwinshi. amen. turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro. tumaze kumenya imikorere y'umwuka n'imikoreshereze y'umwuka. reka mbaze bene data muri iki kiganiro mutwandikire muri komenti ni iki mukuyemo. hari ikimenyetso kiranga abantu bafite umwuma ariko batazashira inyota. ni ukwirukanka bashaka ibitangaza mbere yo gushaka impinduka. umuntu wese ushaka igitangaza cy'Imana nabanza ahinduke. noneho narangiza abone igitangaza cy'Imana ko dusohoye mu minsi mibi.
hari ibimenyetso by'ubuhenzi bwo gukora kwa satani. Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane ariko akongera aba agenti, akongera abakozi abamuhagarariye, abamuhagarariye bagwiriye n'uburyo bwo gukoramo bwagwiriye. Ugasanga mu iteraniro ikintu cyiswe cy'umwuka ariko kidafite umumaro. Ugasanga iyi geste byunguye icy'ubugingo, twebwe bitumariye iki? Ugasanga satani akubiranyije abizera kugira ngo amere nk'ubarangaza. Kandi ndagira ngo Marise mbabwire n'abantu badukurikiye, burya aho kugira ngo uyobe mu iyobokamana wayoba mu rugendo. Uwayobye mu rugendo ashobora kurara ku nzira ariko nturara Gehinomu. Uwayobye mu iyobokamana rero arara mu muryango wa satani. Ariko umuntu wayobye mu nzira yarara no ku muturanyi cyangwa bwanacya akayoboka. Ariko mu iyobokamana biragoye. Rero dufite abantu bafite imbaraga ziri guturuka kuri satani, bari gukora ibitangaza biri kugenda byiyongera. Imbaraga zagwiriye ko Bibiliya irabivuga, bafite imbaraga zo guhindura ibihe n'amategeko. Wandikiye Abatesalonike we yaravuze ngo bafite imbaraga zose. Igice urwa kabiri, Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya kabiri umurongo wa 11. Abatesalonike igice, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cyaho cya kabiri, ni icyete cya kabiri. Yego. Igice cya kabiri ngira ngo twahabonye umurongo. Reka mpasome, ntabwo hafite imirongo myinshi kugira ngo ntaza kuhacamo imirongo 16 ntabwo ari 7, ntabwo ari myinshi. Reka mpasome nihuta, wenda hari tuze gusorezaho. Haravuze ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamywa yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose uwo munsi, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azashyirirweho mu gihe cye, azahishurirwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora. Umurongo niwo nashakaga cyane, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza kuweho. Umurongo wa 8, nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani, n'igifite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Iki kintu mu cyumve inshuti z'umusaraba, kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ibyo bimenyetso n'ibitangaza bizakoreka bibeho. Ari naho yababwiye ngo niba bishoboka azamanura n'umuriro uve mu ijuru ugwe hasi. Murumva ibyo bitangaza. Abantu rero bafite umwuma ariko batazashira umwuma, ni abashaka ibitangaza mbere yo gushaka impinduka. Iyo wahindutse ubwirwa n'impinduka zikurimo. Impinduka zikurimo ziba ubuzima bukubwira ko ari Kristo ukoze cyangwa atari we. Niwumva ubonye imirimo ikozwe n'umwuka, waba uvuye ku Mana cyangwa kuri satani, ukumva ubishidikanyijeho, ntuzemere kugwa, ariko uzabe wirinze kugeraho. Kubera iki mvuze ngo niyo byaba bivuye ku Mana? Nuko Bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bwemerwa
busohoye kandi tubugenzuze ibyanditswe byera. Niba ubona hari imbaraga ziri gukora mu buryo butandukanye n'uko ibyanditswe bibivuga, wijya gusobanuza abandi, wisobanuza abandi. Gukora k'uwo mugome kuri kuza, ubwo yaje already yabagezemo. Noneho umurongo wa 9, kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Mpamvu ki ibi bitangaza ari ibinyoma? Nuko bikorerwa batahinduwe. Umwuka wera ntashobora kugukorera igitangaza ataguhinduye. nko gusiga utakarabye. Ibyo byo birashoboka, ariko umwuka we ntabikora. Marise, umwuka ntabwo ajya akiza umwana wo kurimbuka ngo amukize uburwayi, arakure kugapfa n'ubundi nturuwe. Kuko niba se utagifite urukundo bitwara umwuka, niba kubura urukundo bituma umwuka yigendera, bikagusaba kuvuga ngo mubwira ati garuka. Noneho mu gihe wowe ntawe wigeze ngo ube wamubuze ngo ukorewe ibitangaza n'umwuka gute? Kandi umwuka wera yanga umunyabyaha, anashomba ibyaha. Umurongo w'10, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Niyo twasubikiraho. Turi kugenda tugana ku musozo. Satani afite aba agent hirya no hino, ariko no mu rusengero arabafite. Ni naho batinda ahubwo, kuko umuntu uyobya abagenzi ajya aho banyura. Hariya ni roundabout y'abagenzi, ni rompwe iba mu nsengero. Ntawe uyobya abagenzi atabategeye mu nzira. Imana idufashe kandi duhereze gusobanukirwa. Ikizatuma dusobanukirwa ni ukwemera umwuka w'Imana agakorera muri twebwe. Reka tubasaba n'ubundi mutugire imbere y'Imana dusenge twese dufatikanyije. Mana, turagushimiye. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ukuri ni ikintu kidahinduka, gikomera kuruta gukomera k'ukivuze. Wowe ni wowe umeza, twe turabibye. Izeza imitima n'ubwenge uyemeze kugira ngo utange impinduka z'umubiri ku bantu bumvise iri jambo. Uduha ubwenge bwo kumenya no kugenzura ibihe, kugira ngo tudatsindwa tugaheranwa n'ababishi. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe muri nge kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Mose nawe arasenga aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge. Izina ryawe nirishimwe. Tubisenze tubyisabira no kuri bene data bose ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.